Yesu nashimwe kandi umwami wacu nahabwe icyubahiro. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha umugisha wo kuramuka. Dushimiye Imana kandi by'umwihariko ko yongeye kuduha uburyo bwiza bwo kuganira ku ijambo ry'Imana mu gitondo. Ntabwo ibintu by'Imana ari akamenyero, ahubwo hari igihe tugira umugisha wo kubihabwa. Imana ishimwe cyane kandi iyo twumvise ijambo ry'Imana, iyo dufashe umwanya wo gusenga, tugira umugisha ko yaba umwe yaba babiri hari abunguka kandi hari abo Imana ikiriza muri iryo jambo, kuko ijambo ry'Imana ntirijya rizira ubusa. Icyo Imana ishaka gukora kirakoreka. Byashoboka ko baba bake babasha kuryumva, ariko muri abo bake uw'Imana ishaka kugirira neza ikoresheje iryo jambo, imukirishije iryo jambo, birakunda mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, dusangire ku ijambo ry'Imana numvise riri ku mutima wanjye muri iki gitondo. Ndagushimiye Uwiteka, ngushimiye ko wabanye natwe iminsi ishize tutari kuvuga uku, kandi by'umwihariko ko waturinze mu gicuku cy'ijoro, aho Satani yicira abantu benshi, aho imigambi n'intekerezo bihagarara bikajya mu kiruhuko, ukadukuzayo amaboko y'imbaraga tukaba dukangutse turi bazima. Abasinziriye bose siko bakangutse, ndetse hari abandi bisanze mu kiryamo batari barimo, bafashwe n'uburwayi mu bicuku by'ijoro ntibamenye iyo bari. Hari abandi imigambi yabo yahagaze, twebwe twongereye umunsi mushya n'umugisha mushya, izina ryawe rishimwe. Reka tuganire kuri iri jambo na bene data, kandi ushaka gukiriza muri iri jambo Mwuka biraganire nawe, icyo ushaka gukora gikoreke. Nanjye ugiye kuvuga ntabe ari njye, nunguke hamwe na bene data bunguke bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Ijambo tugiye gusengeramo noneho uyu munsi narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo humura ntacyo uzaba. Ndaguhumurije mwene data, mu bikugerageza, mu bikugoye, mu bikuriza, mu biguteye urusaku, mu biguhangayikishije, mu bitumye urara udasinziriye, ukibaza ngo noneho ko mbona ibyanjye bicitse, ukavuga uti nagiye kera kubusa, narwanye intambara nyinshi, iyi irampitana. Reka nkubwire ngo mpawe kukubwira ngo humura ntacyo uzaba. Yakurokoye urupfu rukomeye cya gihe, iracyahari ngo yongere ikurokore mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma ibice bya 28 umurongo wa mbere tugeze ku wa 6. Titire yaho cyangwa umutwe uravuga ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyo aba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. 6, ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Aleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko nabikubwiye, ndashaka kukubwira ngo humura ntacyo uzaba. Byashoboka ko urwanya intambara nyinshi, ukabona hari izo ugiye urokoka, ukabona hari izo wagiye utambuka, ariko uyu munsi icyiciro cy'urugamba ugezemo ukaba wumva hari ijwi rikongorera ngo aha ntuharenga, ukaba wumva hari ijwi rigutera ubwoba ngo noneho aha ntabwo uhatambuka. Ndagira ngo nkubwire ngo humura ntacyo kibaye. Iyo ari iri mu ruhande rwawe kera n'uyu munsi iracyahari. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi uherutse kuririmba aravuga ngo ntiyadusize cya gihe n'uyu munsi ntabwo izadutererana. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iki gihe izi nkuru bazivuga neza mu bice 27, ni igihe Pawulo yari ajyanywe i Roma kuburanishwa kwa Kayisari, kuko yashinjwaga byinshi ko ayobya abantu mu nyigisho atanga. Bamujyana kugira ngo ajye kuburana urwo rubanza. Ariko Imana iburanira abantu bayo
Imana itabura uko itabara abayo, Imana itabura uko igenza, ni Imana ishobora byose, ifite inzira ibihumbi byo gukirizamo abayubaha, ifite amaboko y'imbaraga, ifite ingabo nyinshi, ihora itoza umunsi ku wundi kurwanira abantu bayo. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero uru rugendo marayika w'Imana mu bice 27 ku murongo 24 ngo asanga Pawulo nijoro, amuhishurira ko nta kintu azaba we n'abo bagomba kugendana, nubwo urugendo rutari bugende neza, bari mu bwato bajya i Roma. Umwuka w'Imana ajya aduhishurira ibitaraba, ajya aduha amakuru tukamenya ibitari byaba, tukamenya aho tugiye gutambuka, tukamenya ibiri imbere yacu, tukamenya uko tuzabicamo, kandi akatubwira ati muhumure nzaba ndi kumwe namwe. Imana nishimwe mu izina rya Yesu. Byashoboka ko Imana yaguhishuriye ko hari ibikomeye bihari, ariko ukaba ufite ubwoba nk'aho utigeze kubyumva, ko izakurwanirira, ko izakurengera, ko izagutambutsa, ukaba ubaye nk'abandi bose, ukaba ubaye nk'abadafite ayo makuru, ukaba ubaye nk'abatarigeze guhishurirwa ko nubwo urugamba ruhari n'ineza y'Imana izakubaho. Pawulo yarabimenye ko we n'abo bazaba bari kumwe, nubwo urugendo ruzaba rugoranye, ariko bazagera aho bagomba kugera. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Rero ngo bari mu bwato bagenda, ubwato buza kurohama, inkuge niko birivuga, iza guterwa mu mazi, haza umuyaga mwinshi, umuraba uba mwinshi, ngo biza kuba ngombwa ko inkuge irohama yose uko yakabaye, ariko kuko hari umugambi mwiza wo gukiza kw'Imana, abari muri iyo nkuge bakarokokana na Pawulo nk'uko Imana yari yabimuhishuriye, nuko ngo bose bararokoka baba amahoro, Imana irabarinda nk'uko yari yabimuhishuriye, ntibagira ikintu baba. Nuko bambukira ku kirwa cyitwa Melita, abariho barokokera cyangwa se abariho barohamukira, niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda. Nuko Imana ishimwe cyane, birabarokoye nk'uko yari yabihishuye. Ariko aha dusomye ku gice cya 28 ngo nuko rero bamaze gukira cyangwa se kurokoka iyo mpanuka yari ibereye mu mazi, urumva cyari igikomeye cya mbere Imana yari batambukije, kuko nawe hari ibyo iherutse kugutambutsa, umunsi ukaba uhuye n'ibishya uvuga uti ariko se ni njyewe uzahora mu ntambara, imwe isimbura indi, indi isimbura indi. Ndagira ngo nkubwire kuko Imana yavuze ko izakurwanirira, ntaho yagiye, ko yakurwaniriye mbere, n'uyu munsi iracyahari ngo yongere ikurwanirire. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo nuko bamaze gukira, niko ijambo rivuze, ngo bamenya yuko aho hantu barokokeye cyangwa aho hantu bahingukiye kuri icyo cyambu, ngo ari cyo kirwa cyitwa Melita. Ngo nuko rero abantu baho babagirira impuhwe, babona ko abantu babahungiyeho, babona ko abantu barokokeye aho hantu bari, baravuga bati reka dufashe aba bantu pe, reka dufashe aba bantu, ngo bacanire umuriro ngo bote, babakira neza, niko Bibiliya yabivuze. Ariko abantu barahinduka. Imana niyo ifite ubutabazi buramba, Imana niyo ifite kugira neza kurama, abantu bo barahindagurika, abantu bakugira neza uyu munsi ejo bakisubiraho, ariko Imana, aleluya, yo ntago ineza yayo ibarwa mu bihe, ahubwo ineza y'Imana irarama ku buzima bw'umuntu wayo. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo bacanira umuriro ngo bote. Pawulo ngo afata umuganda w'inkwi aho hantu, ngo arazegeranya neza, arazirunda neza, kugira ngo nyine bacane babashe kota. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu bagiye kubona ba bandi bari bacanye, ba bandi bari babakiriye, n'abandi bagendanye, ngo babona inzoka y'inshira yifashe ku gikonjo cya Pawulo, iramufashe. Nuko barihinduka, ba bandi bavugaga bari bari kugira neza, barihinduka baravuga bati ya uyu muntu ashobora kuba ari umwicanyi. Ese nawe koko umuntu arokotse nonaha impanuka yo mu mazi, ruriya rupfu ntirumujyanye, none n'ubundi inshira iramufashe? Ese ibi bisobanuye iki? Uyu niwe uhora mu bibazo ngo ni uko ari umukiranutsi? Uyu niwe uhora mu bigeragezo bisimburana, ubusabanye n'Imana neza? Uyu muntu ashobora kuba ari mu bihano. Bigeze kubwira Yobu bati suzume neza
bati wasanga Imana irimo kuguhana, ntabwo byumvikana ukuntu ari wowe uhora mu makuba, uhora mu bibazo. Pawulo nawe bamubonye baravuga bati ariko se uyu nguyu mu kanya ntabwo ari we urokotse impanuka, none ubu nanone kandi ngo agize ibibazo inshira iramufashe. Uyu muntu ni umurozi, uyu muntu ni umunyabyaha, uyu muntu ntabwo ari gusa, ibi biri kumubaho ntabwo ari gusa. Byashoboka ko nawe muri karitsiye aho utuye ubona abantu baguhaye inkwenene, bavuga bati kwa kanaka ntabwo biriya ari gusa, biriya ni igihano barimo. Ntabwo ari amakuba yaza ku muntu wubaha Imana, akaba aricyo gihe uhagazemo ukikebuka impande n'impande ukabura umuntu uri iruhande rwawe, ariko nzinduwe no kukubwira ngo humura ntacyo kibaye. Imana ntabwo yagusize, nubwo abantu bose bagusize ukabona bakugiye kure, Imana iri mu ruhande rwawe, humura. Abantu batangira kuvuga batyo baritotomba bati uyu muntu ntabwo ari gusa, ntabwo yaba akirokoka impanuka ngo inshira ibimufashe gutyo gusa. Uyu muntu ashobora kuba ari umwicanyi, umuntu ashobora kuba ari guhanwa, umuntu ashobora kuba ahuye n'ibyo yikururiye. Nuko ariko ijambo riravuze ngo Pawulo ahita akunkumura icyo gikururuka ngo cyareretaga ku kuboko kwe kikiriho, ngo abantu baravuganye bati noneho nubwo yarokotse biriya bya mbere, iyi yo ntabwo ari buyirokoke, uru rupfu rwo ntabwo ari burokoke, nubwo ibya mbere yabikize, ibyo noneho ntabwo abikira rwose. Turahamya ko atari bubikire, ariko ya yindi ireberera abantu bayubaha, haleluya, ya yindi yakurwaniriye kera n'uyu munsi, nubwo bavuga ko ibyo uhagaze mutazabivamo, nubwo babona ko aho uri noneho nta butabazi buhari, ndakwibutsa ko Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana izakurengera. Pawulo ngo akunkumuye kivaho cya kindi cyari kimufashe igikururuka kimaze kuvaho, ngo ni uko barabibonye ngo bahindura imvugo, niko Bibiliya ivuze, bahindura amagambo. Ku murongo wa 6 ngo ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Barabitegereza baravuga bati reka turebe ukuntu uyu mugabo agiye gupfa nubwo yari yarokotse impanuka, ukuntu noneho inshira igiye kumwiyicira kubw'amafuti ye, kubw'ubugome bwe, noneho turebe uko bimugendekera. Indorerezi mu gihe cy'ibigeragezo ntabwo zibura, ababa bameze nk'abafana bari kukogeza mu gihe uri mu kibuga urwana urugamba byanze, baba ari benshi bavuga bati reka turebe ko ari bubyimbe, reka turebe ko noneho bimurangiriyeho, reka turebe ko noneho ibi yabicika. Nuko ngo bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ngo ariko aba amaze umwanya munini, haleluya, bamaze umwanya munini babitegereje, bavuga bati mucunge neza, bavuga bati mucunge turebe, bavuga bati mumurebe arahise, bavuga bati noneho turebe ibyo bigize ngo barasenga, turebe ibyo bigize ngo n'abarokore, turebe ibyo bigize ngo Imana yabo irabarwanirira. Imana yabo irihe noneho muri iyi ntambara? Imana yirihe muri iki kibazo? Noneho Imana yirihe? Reka turebe uko bigenda, Imana idufashe cyane. Nuko Bibiliya yavuze ngo bamaze umwanya babitegereje, bari bategereje iki bene data? Bari bategereje ngo kureba ukuntu umuntu agiye kubyimba, cyangwa se ukuntu umuntu agiye kugubwa nabi, ukuntu umuntu ibyo bimucanze bimurangiriyeho, nuko ngo babona nta kintu abaye. Bibiliya yavuze ngo bahita bahindura amagambo, baravuga ngo noneho ni Imana. Ni Imana. Uyu muntu afite Imana imutabara, uyu muntu afite Imana iba mu ruhande rwe, uyu muntu afite Imana imurwanirira nimumwishinge, uyu muntu afite Imana imurengera. Baravuga ngo noneho ni Imana, niko Bibiliya ivuze, ngo bahise bavuga ngo noneho ni Imana. Bibiliya yavuze ngo bahinduye imvugo, ngo barabihindura, bya bindi bavuga ngo ari bubyimba ari bupfe, barabihindura baravuga ngo noneho ni Imana. Wa muntu afite Imana imuvugira, wa muntu afite Imana imuburana, wa muntu afite Imana imutsindishiriza, wa muntu afite Imana. Baravuga ngo noneho ni Imana, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi intambara uri kurwana, ntabwo nzi uko bisimburanye, ntabwo nzi uko bikugoye, ariko kuko Imana yakurebye ikakwitegereza, imvugo izahinduka. Imana imaze kugutsindishiriza, bazavuga ngo noneho ni Imana. Nubwo twabonaga ari bupfe, nubwo twabonaga ibyo biri burangire, ariko Imana iri mu ruhande rwe, haleluya. Ibi nabyo byigeze kongera kubaho igihe Abisirayeli bari bamaze kwambuka inyanja, ngo bageze ku nyanja babona imisozi hirya hino, babona inyanja imbere, babona ingabo inyuma, baravuga bati biragenda bite? Ijambo ry'Imana rivuga ukuntu bamaze kwambutswa inyanja,
abo ku magare ya Farawo n'ingabo ze bageze mu nyanja hagati, babona basumirijwe, babona ubutabazi babubuze, baravuganye Bibiliya niko ivuga ngo mureke duhunge Abisiraheli kuko Imana yabo ibarengera. Nyamara bashatse guhunga bitagishoboka, ariko nabo baravuze ngo ni Imana yabo irabarengera, mureke tubahunge kuko bari babonye hari izindi mbaraga zirwanirira abantu b'Imana. Rero niba wubaha Imana, niba ugerageza guca bugufi, aho utsinzwe ukavuga uti Imana mbabarira, humura, Imana ntabwo izagusiga, ntabwo izaguterana mu nzira unyuramo, mu ntambara urwana, izakomeza ikubera Imana. Imana iguhe umugisha kubwo kumvira ijambo niryo tugiye gusengeramo. Bishoboke ko ufite icyifuzo, ntabwo nkubwiye ngo ukimbwire ngisengere, ariko kuko ufite icyifuzo dusengane ijambo ry'Imana, hanyuma imvugo izahinduka, niwizera uzabona kugira neza kw'Imana. Reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kubwira ijambo. Ahari hari uwari ubuze ibyiringiro, ahari hari uwari ugize urusaku, ahari hari uwari ubonye gukomera kwe gushize kandi kurangiye, ariko kuko ineza yawe ari nyinshi ku bantu bakubaha, kuko ineza yawe ari nyinshi ku bantu bawe, Mana turakunezerewe cyane, turagushimiye kuko ushobora ibyananiye abantu. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mwami, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe ni umunara muremure, umukiranutsi ahungiramo agakomera kandi akaba amahoro. Tugushimiye kubwira ijambo, uko warokoye Pawulo, icya mbere n'icya kabiri, uko wamutabaye, imvugo igahinduka, ko wamurwaniriye bagahindura ibyo bavugaga, bari kugirira neza uyu mubyeyi unyumva, bari kugirira neza uyu mukobwa uneze amatwi, bari kugirira neza uyu mugabo, bari kugirira neza uyu mwana muto, bari kugirira neza bari hafi na kure, bazumvira ijambo. Mu byifuzo byabo uzababera igisubizo, mu marira yabo uzababera umuhoza, mu bibaruhije n'ibibavugisha induru uzababera ibyiringiro. Haleluya, ndagushimiye Mana ko ushobora ibyananiye abantu, ni ukugirire neza ababyeyi ndetse n'abana babo. Uburere muri iyi minsi buri kugorana, biri gutuma abana baba ibirara kubw'iminsi n'ibihe, ariko dusengeye abana bacu, dusengeye abana bacu kugira ngo uburinzi bw'Imana bubabeho. Uwiteka Nyiringabo, dusengeye abana ku mashuri, uyu munsi nibagira umugisha, uyu munsi nibarindwe, imigambi y'abadayimoni nikurweho, abana b'igihugu turabasengeye, reka babe umugisha, reka bagire ubwenge, ejo hazaza h'igihugu cyacu habe hazima kubwira isengesho dusenze. Mana, urubyiruko ruri kwangirika, ariko muri iri sengesho dusenze turasabye ngo utubere umukumirizi. Dusengeye ababyeyi batwite, dusengeye ingumba zitabyara, dusengeye abari kurizwa n'urushako, ingo zabo ziri kubasenyukana. Mwami, ukuboko kwawe nikugere ku bantu bose. Dusengeye abafite ikigeragezo cy'amadeni, bashonje baguwe nabi, ababuze uwo kubatabara, nubarengere wa Mana we, kuko urabishoboye kandi uri byiringiro. Icyubahiro ni ikibi cyawe. Tugushimiye kuri Imana yumva gusenga, uhereye kera ukageza n'ubu, ntabwo wigeze udutererana. Girira neza abantu bakurikira ijambo barwaye, uburwayi bwabo nibukorweho, abumaranye igihe kirekire, abumaranye igihe kigufi, abaribwa bataka bagowe, babera ibyiringiro, babera Imana, babera inkomezi. Ababyeyi baribye ku maseta uyu munsi, ubagirire neza uha umugisha, bahe guseka no gutwenga kuko uri Imana ibishoboye. Ugirire neza abanyonzi, ugirire neza abamotari uyu munsi, abashoferi, abatwara indege, abatwara amato, hagarika umwuka w'impanuka, uko warokoye ba Pawulo inkuge irohama, uyu munsi ugirire neza abantu bawe mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu nikirindwe, abayobozi bacu abakuru n'abato barindwe, abaturanyi bacu barindwe, ibihugu by'amahanga birindwe, hosha intambara kuko ubishoboye, nta wundi wakora ibyo uretse wowe. Utungisha abantu mu gihe kimeze gutya, abanyamasezerano barinde kuyoba ndetse no kubona ko ibyabo bicitse bitagisohoye, ahubwo uha abantu kwizera kandi uha abantu kongera gukomera. Abaguye bavuye mu byizerwa kubw'iminsi n'ibihe, bagarura bakanguza umucyo wawe. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, uhereye kera ntiwadutereranye, n'uyu munsi ntudusige, ntuduhane, ahubwo uduhe umugisha, kugirirwa neza n'Imana biba kuri buri wese mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha.